Imana irambwiye, Imana ivuganye nanje irambwiye ngo umubabaro wawe Imana igiye kukwibagiza. Icya kabiri, Imana ivuganye nanje hari urubanza ruri imbere yawe. Uru rubanza ruri imbere utarebye neza no gupfa warupfiramo. Abenshi baragiye bazigwamo ababuranye isambu bayiburanye kabiri bose bapfa n'indi usigaye. Ababuranye isambu barapfuye. Isambu barapfuye. N'umugabo wawe yapfiriye muri iyo sambu. Njye niwe wayibanje kuburana arapfa. Umugabo wacu nawe ajyaho nawe barapfa. Ubwo ningiye usigaye. Dore nawe warukurikiyeho. Uyu muntu murimo muraburana, reka nguha amakuru. Afite imbaraga yitwaje ziri inyuma ye. Imana irambwiye mwaraburanye uramutsinda. Uyu munsi yongeye guhagurutsa urubanza. Yongeye kuruhagurutsa. Kandi isambu tuyimaranye imyaka 28. Kuva uyu munsi urubanza rurarangiye. Ukuri amen. Maze iminsi ndwibazaho nari kuzajyayo mu iki cyumweru kiri imbere. Ndavuga neka genda wikera nta nuzaguhamagara. Genda Imana iguha isambu yawe. Mbega twakomera Imana amashyi. Oh haleluya. Waje uturutse Nyamasheke? Ninde wakuraritse? Nababonye kuri YouTube nkakurikirana inyigisho zanyu n'ibitangaza Imana ibakoresha. Waje tugusengera Imana? Yego. Mutware wawe ari he? Ntawe uhari. Byagenze gute? Aba muri Zambia. Oh. Ndagira mvugane nawe. Yego. Mama. Karame. Mu byukuri urarushe. Kandi nta wundi wakuruhura uretse Yesu. Amena. Kuva muri 2017 abadayimoni 67 baricaye bavuga yuko uzapfa ukindutse umugongo. Barangije baravuga ngo bagiye kugenda bakuboza kugera igihe uzirukanshyira mu magwariro yose ukabura igisubizo na kimwe kwa muganga. Yego. Ndabona amagufa yawe yaraboze. Tita anosike. Ibyo mvuga uri kubyumva? Ndi kubyumva n'ukuri. Nudasobanukirwa umbwire ngo usobanurire. Ndi umuhanuzi w'Imana, gusobanurire neza. Yego. Imana irambwiye warugiye kuzajya kwa muganga vuba mu byumweru 3 biri imbere. Yego. Uyu munsi waje gusenga. Iri joro wagombaga kurara nabi iyo utaza gusenga. Anyuma kwa muganga Satani yahagurukije ikintu kimeze nk'ibuye. Isara bwayo murarireba? Yego. Ararihagurutsa iryo buye riba nini mu mugongo wawe rihinduka ikintu kimeze nk'ikibyimba. Mu mugongo wawe bimeze bite mama? Mu mugongo wanjye ndaribwa, nagiye kwa muganga bakajya banyuza mu cyuma bakabura indwara ku nshuro ya 8, banyohereza kunyura muri Marayi ku Gisenyi. Barambwira basanga harimo ikibyimba cyajemo barananyereka ifoto kisa n'icyaturitse. Barambwira ngo n'amagufa ane y'urutirigongo yaramunzwe. Bambwira yuko ntaha nyine nkasubira ahantu bari banyoherejeho ku bitaro by'iwacu. Naragiye sura ngeze ko umudogiteri imuhereje nyine ibyo muganga yampaye arabireba nta kindi kintu yavuze. Yanyandikiye paracetamol 9 ndataha. Nagize umubabaro nimba nagahinda ndarira cyane. Arambwira ati nta hantu bazakuvura uretse kujya mu Buhinde, yenda ufite ubushobozi bubonetse Imana ikagira ikintu igukora abaterankunga ukababona bakagushyira mu isimburangingo. Ndaza nyine nicara hasi. Ni cye kintu udagishobora gukora? Ibintu byose ntabyo nkunda gushobora gukora. Bundi nacaga nacuruza no mu isoko birangira nyine ndwaye mbivamo ndabireka. Ntabwo ushobora kunama uwo mugongo wawe? Ndunama uretse ko nta kunama igihe kirekire. Iri joro hari abamarayika 2 bari bwagusure. Yego. Muri uko kugusura bagiye gukuramo amagufa yamuzwe, bagiye gusubiza amandi magufa. Amen. Kuwa 5 ugende ushake tike. Nzi kuzagaruka hano ujye gushima Imana. Amen. Ujye kubwira Imana yagukijije umugongo. Amen. Imana irambwiye ngo irabirangije. Ntabwo uzajya mu Buhinde none Imana iragukijije. Katukomera Imana amashyi menshi cyane.
uwo mugabo muri kumwe. ikindi kibazo Waretse kumbwira byinshi. oya Ushaka ngo uhanurire? yego Tuzamura icyubahiro cy'Imana. yango amena amena Hari umwana bafashe, bamaze kumufata, abana bawe babiri, ufite umukazana, yego yabanye n'umuhungu wawe ryari? imyaka 6 igiye gushira, ndikumva hashize 5 n'amezi arenga. Mama, usengere umwana wawe cyane. Mwese mutunga ikiganza uyu mudamu, imbaraga z'Imana zigutabare kuri wowe n'abagukomokaho. Yego. Mu rubyaro rwawe ndimo nditegereza umukecuru. Uyu mukecuru yakoze ubufindo, abukora kuri uyu mwana wawe w'umuhungu, kandi uramukunda cyane mama. Amaze gukora ubufindo, ararahira aravuga ngo ntabwo azigera abona urubyaro. Kuva uyu mwanya Imana ibohoye umuhungu wawe. Amena 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 Yicarire. amena. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Ibyo biganza ari iby'Imana wabizamura. Cyubahiro ni cyawe mama. Hallelujah. Pelastise. Professor. Uwo mwana n'uwande? Muzane hano. Tugiye gusenga. Hallelujah. Mama we ninde? Byagenze gute? Fata mikrofone unsubize ibyo nkubaza. yewe narindi ku rusengero twasengeye mu Gatsata, urabaza uti umwana wawe wa gatatu afite ikihe kibazo? Ari njye ukubaza? Ari wowe umbaza. Nari ntarabimenya. Nyuma yaho nka nyuma y'icyumweru niho nabibonye, mbona umwana afite ikibazo ku gitsina cyarabyimbye. Niyo mpamvu namuzanye ku wa gatatu ukampa gahunda. Uyu mwana wawe kuva uyu mwanya Imana irambwiye ngo yaragiye guturika imshyiko. Uyu mudamu muhanurira yansanze ku rusengero, ndamubwira mama, mu bana bawe hari umwana wa gatatu ndimo kureba, kandi uyu mwana afite ikibazo gikomeye cyane. Siko nakubwiye? Nari ntarabibona. Wari utarabibona? Ntabyo narinzi. Kuva uyu mwanya wa none Imana iramukijije mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Zamula haleluya. Imana igize gute? Genda ujye kwicara, Yesu aramubohoye. Imana irambwiye, fungura mikoro tuvugane. Te pasti saliari. Nene turumvikana? Ndakumva. Imana irambwiye ngo iyo wakoreye, Imana igiye kugutabara. Icya kabiri, mbonye uri muri business, ariko iyi business imbere yiwawe ahantu ku muryango wari uri gukorera business, umuntu azana umukubuzo. Uyu nguyu bakubuza, akubura imbere y'umuryango, aravuga ngo ntihazagira ikintu winjiza. Uko akubuye imbere y'umuryango, yirukanye abakiriye, ntuzakore ngo utere imbere nk'abandi. Nabonaga wari urimo gucuruza, ariko nabonaga uri gucuruza ibintu by'ibyuma, amasima, ibintu nk'ibyo. Ubusanzwe ukora iki? Nyine ncuruza kenkayori. Ucuruza kenkayori. Muri uko gucuruza kenkayori, papa urakora ariko uvunikira ubusa. Niko kuri. Kuva umunsi utangira, watangiye uzi ko ugiye gucuruza ukunguka business yawe. Umaze gucuruza, ukwezi kwa mbere urahomba, ukwezi kwa kabiri urahomba, ukwezi kwa gatatu umusaruro ntiwabona, uwa kane ntiwawubona, kugeza n'uyu munsi. Guhera mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi, ndabona umeze gutya, mu nzu yawe nta kinjira. Niko bimeze. Kandi uba mu nzu hagati y'ibihumbi 900 kugeza kuri miliyoni. Iyi nzu urayishura, ariko wowe nta musaruro winjiza. Nta kintu mbona. Inzu yawe yishura ngahe? 850. Urumva atari amafaranga menshi? Guhera uyu mwanya Imana irambwiye ngo genda ukore, kuko Imana iguhaye kunguka. Icya kabiri,
Imana irambwiye ngo ikuye umwuka w'inyatsi mu biganza byawe. Gatatu, Imana irambwiye ngo uzakorera Imana, iwanyu uzaba umukire, nta n'umwe uzagukurikira. Amen. Ayo mashyi dushaka twayakomera Imana. Waturutse hewe we? Ninde wakuraritse? Kureba kuri YouTube umunsi ku munsi. Fata mikrofone tuvugane. Tela haleluya. Haleluya. Mukobwa uri mwiza ariko Satani yaguteye icyangiro. Imana irambwiye nimvugane nawe. Wakuriye mu mateka y'ubuzima arura ashaririye. Kugeza n'uyu munsi Imana irambwiye ngo uri kunyura mu buzima bukugoye. Uhagaze mu buzima nawe utatekereza ko wakabaye uhagazemo. Ukuri. Ibyo mvuga urabizi? Ndabizi. Imana irambwiye ngo iyo waje gusenga, Imana igiye kukomora agahinda n'umubabaro. Wari wakora ubukwe? Hari umugabo ufite? Ndamufite. Ndamufite. Urugo rwawe rwuzuyemo amarira, Yesu agiye kugusohora amarira. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo umugabo wawe, uneze amatwi, Ndakumva. mugiye gukora ubukwe mu izina rya Yesu. Ntabwo ndi kubyumva neza. Ntabwo uri kubyumva neza? Mbega mpanure mu izina rya Yesu. Zamura ikiganza cyawe duhanure mu izina rya Yesu. Ubundi nemera abantu babaza. Mukobwa, Yes. kuva mu bwana bwawe wahuye no mu ruho kugeza uyu munsi ndabona ufite igikomere, ariko igikomere cyo guhora utekereza ku mubyeyi wawe. Uyu mubyeyi wawe yagiriwe akagambane, amaze kugirirwa akagambane baramufunga. Papa wawe ari hehe? Nagwahaye mikrofone. Muri gereza i Muhanga. Amazemo igihe kingana 17. agiye gutaha kandi uzakora ubukwe nawe azabubonaho. Zamura haleluya. Abantu bamushizeho ibyaha kugeza uyu mwanya baramukatiye. Papa wanje. Yego. Bamukatiye imyaka ingahe? 19. Ntabwo azayimara agiye gutaha. Mbonye abamarayika batatu binjira muri gereza ya Muhanga, bahamagaramo umugabo witwa Charles. Charles ninde? Ni papa. Aratashe ni kuwiteka avuze. Mwizina rya Yesu. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Zamura haleluya. Bega wa zamura haleluya. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Poli asari ya marigari yasika. Nyaganyeza abantu mwicaranye ubabwire ngo ibyawe Imana igiye kubisobanura. Yego. Mubwire ngo ibyawe Imana igiye kubisobanura. Imana igiye kubisobanura. Imana igiye kukumara amarira. Tala seri ya bari ya gari yasika. Mumwikiririze nta badayimoni afite. Mumwikiririze mu izina rya Yesu. Bega twazamura icyubahiro cy'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana nawe bazagisangira. Imbaraga z'Imana zizahora ari iz'Imana. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Imana yabwiye muri iri teraniro umubabaro wazanye mu nzu yayo ntabwo usohokana mu nzu yayo. Imana igomba kuwukumara. Papa wawe agiye gutaha, ugiye kongera umubonesha amaso. Ndabona utamuzi mutaricaranye ngo muganire, ugiye kongera uganire na papa wawe.
igiye kuganira na papa wawe amaso ku yandi. Rikete ya Sarimoria. Yesu Kristo. Imana irambye ngo ntabwo uzapfana agahinda, igihe cyawe kirageze. Cya kabiri, Imana iguhaye akazi. Aka kazi wari urimo Satani yaragambiriye kukakunyaga. Ni tupia sikitayas. Wirira mama. Akazi urimo ugasengere, Satani yarahagurutse kandi agahaguruka kwangiza izina ryawe. Yamara kuryangiza ukajya muri gereza. Imana irambwiye hari umuntu mukorana ariko ntabwo akoroheye. Naganyoroheye Mana we, naganyoroheye na rimwe. Imana ibyumve. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Zamura haleluya. Imana irambwiye niyo yagushyize muri kariya kazi nawe uzakagukuramo. Zamura haleluya. Niyo yagushize muri kariya kazi nta mwana w'umuntu uzakagukuramo. Mbega tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Niba ari Imana yavuganye nawe abarozi ntibagutera ubwoba. Icyo Imana yanditse kuri wowe yaracyanditse, nta n'umwe uzatsiba n'inyuguti n'imwe. Muhereze ikiganza umubwire ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse. So take it the star ya taino kastika. Icyo Imana yanditse yagize gute? Yaracyanditse. Katuyikomera amashimana yawe. Amashina yawe Mana. Si wowe umaze guhanurira? Itegura, Imana igiye kugutabara. Nubwo abarozi bahaguruka, ingabo z'ikuzimu zikaziguka, ntawe uzagukuraho icyo Imana yavuganye. Haleluya. Ndagira ntangarize buri muntu wese uri hano, Imana igiye kuguhereza ubutwari. Nta mbaraga zizongera gutinyuka abana bawe ndetse n'umugabo wawe n'urubyaro rwawe. Mbega icyubahiro tugihereza Imana. Zetala stikete. Papa wowe w'amayirinete haguruka mvugane nawe. Waturutse he? Naturutse Muhanga. Waje uturutse Muhanga? Yego. Mwese mwazanye, mwe waturutse he? Nubwo muraziranye? Oya, ntabwo tuziranye. Ntabwo muziranye, muhuriye aho? Yego. Bantu mwaturutse kure disi. Alo. Papa. Karame. Wambaye neza. Murakoze. Imana irambwiye ufite business kandi iyi business iragutse, ariko Satani yagushize inyatsi muri ibyo biganza kugira ngo utazagira icyo ukora ngo ugereho. Ibyo ni ukuri. Hari abantu bari bagiye kukugambanira, bamara kukugambanira, isoko nabonaga wari umeze nk'ufite, bakagiyegereza wowe bakamera nk'abagukuyemo bakagusunika. Imana iravuganye nanje, akazi yaguhaye nta n'umwe uzakagukuramo. Icya kabiri, nabonaga Imana igiye kuguhuza n'ibigo bikomeye. Uranyumva? Ndakumva. Ibi bigo nabonaga ugiye nabonaga ujyanayo ibintu bikomeye cyane. Mbona utunze amafaranga, mbona utunze imodoka zirenga 3. Imana ishimwe. Imana irambye ngo kuva uyu munsi ibyawe Satani wari ubirimo Imana imukuyemo kugira ngo ukore business utuje. Imana habwe icyubahiro. Haleluya. Imana igiye kuguhereza imodokari, kandi mu muryango w'iwanyu Imana irambye ngo ni wowe Yosefu Imana yateguye.
uzakomera, uzagera kure. Imana irambye ngo izakubakira urugo rukomeye, ntabwo uzigera ukogwa n'isoni, uzaba umuntu wo kwifuzwa n'isi. Akira, genda, Imana iguhaye imodokari yawe, kandi iyi modoka Imana irambye ngo izavamo n'inzu, ni kuwiteka avuganye nawe. Aya mashyi dushaka twayakomera Imana. Papa, wowe na madamu wawe haguruka, muri kunyura mu buzima buri sitarago bugoye cyane, ibintu byose byaranze, byarahagaze. Imana irambwiye zo otepo zenikete, umuntu wicaye hakurya ku nguni w'umugabo ndi kureba aze hano. Imbere habanza ku ntebe y'imbere hakurya, umuntu wicaye ku ntebe y'imbere w'umugabo. Mujyane microphone, tera haleluya, uhagaze aho ngaho. Imana irambwiye uhagaze, ndaje kuva uyu mwanya ibintu byawe byose byarapfapfaye. Wabonaga ugiye kwikorera amaboko, ugiye kumwara. Business wari ufite yarahiye, irarangira. Imana iravuganye nanje, igiye kongera kuguhereza gukora. Kandi Imana irambwiye ngo otestisai onedai, wabonaga habura gatoya ngo usebe, Imana yanze kuseba. Tugiye gusenga Imana. Papa, hari ibintu urimo gucuruza, ariko ibintu nubwo bicuruza ntacyo bikumariye. Tera haleluya. 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 Papa, umaze imyaka myinshi ukora uvunika, ariko ibyo uvunikira nta musaruro wabyo. Ana kimwe, nta musaruro. Ucuruza ibiryo by'amatungo? Yego. Kuva uyu munsi Imana ikuzaniye abakiriya. Amen, amen, haleluya. Imana igufunguriye imiryango. Haleluya. Ntuzongere kwisuzugura. Haleluya. Abo wagiriye neza benshi baraguhemukiye papa. Niko bimeze. Ibyo mvuga urabizi? Barahemukiye cyane, benshi cyane. Kandi bari inshuti zawe za hafi ukabizera. Ubu nta n'umvugisha, kandi n'abakiye. Kuva uyu mwanya Imana ihagurukije ikintu kigiye gutuma abantu bose bagushaka. Tugiye gusenya Imana, ariko dukomere Imana amashyi ku bwa Bishop mu izina rya Yesu. Turakwakiriye Bishop. Sanzariwe mwamutanga mahoro, ni muri Yesu, ni muri Yesu nzaruhukira, ni muri Yesu zibera, ni muri Yesu, nzaruhukira. Nasanze ari we mwamutanga mahoro, ni muri Yesu, nzaruhukira, ni muri Yesu, zibera, ni muri Yesu, nzaruhukira. Nasanze ari we mwamutanga mahoro, ni muri Yesu, nzaruhukira. Nasanze ari we mwamutanga mahoro, ni muri Yesu, nzaruhukira. Nasanze ari we mwamutanga mahoro, ni muri Yesu nzaruhukira. Ay, 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 ay.
nzaruhukira ni muri Yesu ni muri Yesu nzibera ni muri Yesu ni muri Yesu nzaruhukira nasanze ariwe mwamutanga mahoro ni muri Yesu ni muri Yesu kadukomere Imana amashyi menshi cyane. Hallelujah. Mujya kwicara murakoze. Imana ibahe umugisha aho mwaturutse hose, turabakiriye mu izina rya Yesu. Hallelujah. Katwakire abantu bageze hano bwa mbere bazamura ibiganza byabo. Ibugeze hano bwa mbere zamura ibiganza byawe, hanyuma muhaguruke ku maguru yanyu tubakire dukomere Imana amashyi. Abicaye mukomere Imana amashyi ku bw'aba bantu. Hallelujah. Muri benshi mutere haleluya tubikirize mu izina rya Yesu. Amen. Tubahaye ikaze mwicare mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. Kadusabe umukozi w'Imana dusanze arimo arabwiriza nawe haguruka pepera iteraniro ry'abera. Katumutunga ibiganza tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Tubwire na kameramani wacu asuhuza iteraniro ry'abera. Nawe turamwakiriye mu izina rya nde. Kadusabe worship team yadufashije kuramya kuva mu gitondo nayo isuhuza iteraniro ry'abera. Hallelujah. Imana iguhe umugisha. Munyemerere dusabe Pastor Deborah nawe tumwakira asuhuza iteraniro ry'abera. Turamwakiriye mu izina rya Yesu. Munyemerere twakire undi mushiki wacu ugikunda kutuyobora amateraniro nawe asuhuza iteraniro ry'abera. Munyemerere twakira abacuranzi aho bari nabo basuhuza iteraniro ry'abera. Kadukomere Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashara y'Imana twayakoma mu izina rya Yesu. Hereza uwo muntu ikiganza mwicaranye, umubwire ngo kuva utarapfuye ukiri mu byaha abanzi bawe ntibagutera ubwoba uyu munsi. Hanyuma ongera umubwire ngo nta joro ridacaha umuri Imana izagutabara. Hanyuma ongera umubwire ngo Imana ikugirire neza imbere y'abanzi bawe bakureba. Zamula haleluya. Ndashaka uhaguruke ku maguru ubwire abantu barindwi, ubabwire ngo mu minsi 7 iri imbere Imana igiye kugukorera ikintu kimwe abantu bacanganye ikigwe. Mubwire ngo mu minsi 7 Imana igukorera ikintu kimwe gituma abantu bacanganye ikigwa mu izina rya Yesu. Va mu matelefone ureke kurangara. Mubwire ngo mu minsi 7 nzamuraho kavurina, zamuraho kavurina. Mubwire ngo mu minsi 7 mubwire ngo mu minsi 7 Imana igukorera igitangaza gituma abantu bacanganye ikigwa. Mu minsi 7 Imana ikora igitangaza gituma abantu bacanganye ikigwa. Mu minsi 7 Imana igukorera igitangaza gituma abantu bacanganye ikigwa. Zamula haleluya. Itangazo
amarira yawe imana igiye kwibagiza, imana iguhereza umunezero. Amarira warize yego zamura haleluya. mwereze ikiganza nk'abasirimu umubwire ngo neneho uburyo burabonetse, neneho uburyo burabonetse, akazi kagiye kuboneka, uburyo burabonetse, amahoro mu rugo yawe aragaruka, uburyo burabonetse. zamura haleluya. haleluya yego mambo sawa. umwuka wawe wera agende muri iri teraniro, imbaraga zawe zifate buri muntu wese ubabaye, imbaraga zawe mana zifata umuntu waje ashavuye, abaje bafite amadeni reka uze kwishura, haleluya abaje bafite umubabaro reka uze kuwubakuraho, haleluya abafite intimba zo ku mutima uzibamara uyu mwanya. mana ngiye guhagarara mu cyimbo cyawe, nyemerera umanura umwuka wera, umanura amaso adasanzwe, imbaraga zawe zihishura ibihishwe, imbaraga zawe zinjira zikareba abantu muri iri teraniro, reka baze kumva impumuro yawe mana. zelatopis farial pamagaye imbaraga zawe mana, pamagaye umwuka wawe wera atabaritwe mana, izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. abantu baturutse mu ntara zitandukanye kugira ngo bumve impumuro yawe nziza, kugira ngo abarushe n'abaremerewe baruhuke, nyemerera atabarije, izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro mana. muri iri teraniro harimo abanyamwuka, imbaraga zawe zongere zibakoreho, imbaraga zawe bongere ubuzuza umwuka wera, abantu bari hano bongere inyota yo gusenga. belasilo dele koria te pastifo kadukomera imana amashyi. muhumure nabereye iteraniro maso, sema amen. kandi nukurinde umuhanuzi w'Imana. dushimiye Pastor Kim guturuka i Kanombe, narabasuye i Kanombe hariya, twagiranye ibihe byiza bituma avuga ati nanjye nzaza kugusura. Imana ihabwe icyubahiro kwimukoresheje. reba umuntu mu maso umubwire ngo imbaraga z'Imana ziracyahari. ndabizi mwasenze, ariko nyemerera ufate umunota umwe. kugendera mu Kigali ntabwo mbikunda nko kumva impumuro y'Imana muri wowe. ufite ibyaha wakoze byangwa n'amaso y'Imana, ushobora kumva kutahanya umugisha, ariko mu by'ukuri Imana itakureba kubera ibyaha wakoze, ukagira ngo utahanye umugisha, utahanye mwene so, ariko wowe mu mutima wawe urabizi. fata umunota umwe wihana ibyaha byawe, ubwire Imana ngo mbabarira ibyaha wakoze, urabizi. sema amen. ikintu cyose twahanura, ibitangaza byose byakogwa, ubugingo bwawe bupfuye ntacyo biba bimaze. ndakwinginze aho uri, banza wiyegereza umutima wawe. warasambanye ntawe ukubwiye ngo byature, wagiye mu bapfumu waciye umugabo wawe inyuma, ndakwinginze atura ibyaha mu mutima wawe, hanyuma ninjire mu isaha yo guhanura. ariko wabanje gukiranuka n'Imana. atura mu mutima wawe, ubwiza Imana ukuri. wagiye mu bapfumu, wagiye kuraguza, wakoze byinshi byangwa n'amaso y'Imana. ngiye kwinjira mu isaha yo guhanura. tarabi alastise paul gid. ndashaka rero wihane mu mutima wawe. ibyaha wakoze urabizi, inzira wanyuzemo urazizi, ihane mu mutima wawe. pe zali asali odestasi kiyabi. komeza wihane mu mutima wawe, ihane ubwiza Imana ukuri. zamura ibiganza byawe. pera boni asali otobe. ihane ubwiza Imana ukuri, ihane mu mutima wawe. ibyaha wakoze byangwa n'amaso y'Imana. seria balasta siyabore. ihane
ihane mu mutima wawe ubwiza Imana ukuri. Ihane ubwiza Imana ukuri. Ihane uzamura ibiganza byawe byombi. Ubwira Imana ngo mbabarira. Ubwira Imana ngo sinzongera. Ubwira Imana ngo mfashe icyemezo. Peria salia pole sansomeriare. Ibyo biganza byawe bibe ikimenyetso ko utsinzwe mu maso y'Imana. Imbaraga z'Imana zirakurobohora. Imbaraga z'Imana zirarema ibikomeye mu buzima bwawe. Ibyo biganza byawe urambuye, bwira Imana ngo mfashe icyemezo cyo gukizwa. Ubwira Imana ngo mfashe icyemezo cyo kukwiringira. Iyo wiringiye imbaraga z'Imana, amateka yawe arahinduka. Iyo wiringiye imbaraga z'Imana, zamura ibiganza byawe. Ubwira Imana ngo mbohore. Ubwira Imana ngo mbabarira. Ubwira Imana ngo sinzongera. Peria saria borgai. Zenita pos. Jeni watakasi ya bor. Uko kwihana kwawe ndabona insinzi y'Uwiteka. Mukomeze muzamura ibiganza. Sheria wasia tariare. Ibyo biganza byawe Imana ishiremo imbabazi. Byawe byaracitse mama. Wazamura ibiganza byawe. Zamura ibiganza. Polesta siki yabo. Vezia tanos. Meria kota ibonia. Akira imbabazi z'ibyaha byawe. Akira imbabazi z'ibyaha byawe. Akira imbabazi z'ibyaha wakoze. Ntuzasubire gusambana. Yesu ntabwo akunda abasambana. Ntuzasubire mu kabari. Yesu ntabwo akunda abanywa inzoga. Zeria taraboni yasika. Imana ikuye ubugingo bwawe ikuzimu. Imana igusubije ubugingo. Imana ivuganye nanjye muri iri teraniro. Akira imbabazi z'ibyaha byawe. Akira imbabazi z'ibyaha wakoze. Yesu aragukunda. Agufitiye urukundo rwinshi. Icyara hariya mureke kongorera na Debora. Zamura ibiganza byawe. Vuga ngo mwami Yesu, guhera uyu mwanya mbohora. Mbabarira ibyaha byanjye. Fashe icyemezo cyo gukizwa burundu. Imbaraga zose zanteraga kuva uyu mwanya nizirangire. Sinzongera gukora ibyaha ukundi. Fashe icyemezo. Urakoze Mana kuntabaye. Zamura haleluya. Haleluya. Ongera uzamure haleluya. Imana irambwiye ngo buri muntu wese uri muri iri teraniro niyakire imbabazi z'Imana. Ibyaha wakoze byose Yesu arabikubabariye. Ntuzasubire gukora ibyaha ukundi. Komera Imana amashyi wakire imbabazi z'Imana. Muhaguruke tugiye gusenga. Haleluya. Shena sosia foria. Ngiye guhamagara imbaraga z'Imana. Haleluya. Hari dayimoni zigomba kurekura ubuzima bwawe. Hari imbaraga zigomba kuva ku buzima bwawe. Izina rya Yesu. Peya Costa Sia Doria. Muhaguruke tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Muhaguruke tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Haguruka ku maguru yawe yombi. Abicaye sinzi icyo muri gukora. Uretse umuntu ufite umwana. Ngiye kugusengera Imana. Mama, ayo mavi yawe Yesu agiye kuyakiza. Zelato kestisa Maria. Imbaraga zirara zigwanya ubuzima bwawe. Uyu mwanya zigiye kukurekura. Imbaraga z'abadayimoni ibyo mu bisekuruza iby'imiryango yakoze. Uyu mwanya zigiye kukurekuza. Vuga ngo by force by power. By power. Imbaraga zose zirarekura ubuzima bwanjye. Yego. Muzamura ibiganza tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga.
vuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu, guhera uyu mwanya guhera uyu mwanya wohora ubuzima bwanjye, wohora ubuzima bwanje, imbaraga satani yanteje, imbaraga satani yanteye, uyu mwanya zigomba kundekura, uyu mwanya zigomba kundekura, wambaraga we, wambaraga we, ndagutegetse, ndagutegetse, rekura ubuzima bwanjye, rekura ubuzima bwanjye, rekura umugongo wanjye, rekura umugongo wanjye, rekura mu nda yanjye, rekura mu nda yanjye, rekura aya maguru yanjye, rekura aya maguru yanjye, nta ruhari umfiteho, nta ruhari umfiteho, yewe satani, yewe satani, ndagusezeye, ndagusezeye nonaha. nonaha. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Hombeka amaso yawe uzamura ibiganza. Aho hantu uhagaze ngiye kuhohereza imbaraga z'Imana. Hari imyuka mibi igiye kuva ku buzima bwawe, hari imbaraga zigiye kubohora ubuzima bwawe, imigambi yose ya satani topela stisaligoti, uwo murozi wakuroze tugiye kumufata, izo mbaraga ziri muri uwo mugongo tugiye kuzifata, buri bitega n'ibiheko byose tugiye kubifata. Selatopike stasi elahad anitasi. Hari umuntu ufite imiti hano yakuye mu bapfumu ayinzanire hano, umuntu ufite imiti yakuye mu bapfumu ayinzanire hano, umuntu ufite imiti yakuye mu bapfumu ayinzanire hano. Tugiye gusenga. Zamura ibiganza. Biletotista koli. Imana igiye kukubohora, Imana igiye kugukuraho iyo ndwara, izo mbaraga zakuziritse izina rya Yesu, uyu mwanya zigiye kukurekura. Buri myuka mibi yose y'amapepu, zamura ibiganza ngiye gusenga. Vuga ngo Yesu, Yesu, mbohora, mbohora, wambaraga we, rekura ubuzima bwanjye, rekura ubuzima bwanjye, guhera uyu mwanya, guhera uyu mwanya, ngiye kwinjira mu gihe cyanjye, ngiye kwinjira mu gihe cyanjye. Nyabingi, Nyabingi, ndagutegetse, ndagutegetse, nonaha, nonaha, sohoka, sohoka, nonaha, nonaha, wambaraga we, wambaraga we, va ku buzima bwanjye, va ku buzima bwanjye. tangira usenge mu izina rya Yesu. Yesu, nohereje imbaraga z'Imana, nohereje imbaraga z'Imana. Yesu, urahiye dayimoni, nirukanye imbaraga z'amahembe, nirukanye imbaraga z'ibitega, nirukanye imbaraga za nyabingi. Urahiye dayimoni, urahiye dayimoni, mubaterure mubazane. Urahiye dayimoni, izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Wambaraga werekura, komeza uhamagara imbaraga z'Imana. Zerakota yasa, zeria baba kataya, zamura zamura, hamagara imbaraga z'Imana, ugiye kubohoka. Izo ni imbaraga, izo ni imbaraga, izi imbaraga z'Imana, izi imbaraga z'Imana, izi imbaraga z'Imana. Uhagaze muhereje imbaraga z'Imana. Rotala saidota, senekota ya baba, senekota ya ba, sonia taya, sonia kara. Hamagara imbaraga z'Imana, hamagara imbaraga z'Imana, hamagara imbaraga z'Imana. Imana igiye kukubohora. Yesu, zamura ibiganza byawe, zamura zamura. Umva, Yesu, abantu bagiye kubohoka. bohora. Nta muntu njya nkoraho ngewe, sinjya nkora ku bantu. Wowe zamura ibiganza byawe, bohora. sinjya nsengera abantu bakozeho. Zamura ibiganza byawe, ngiye kohereza imbaraga z'Imana. Ugiye kubohoka. Hamagara imbaraga z'Imana. Urahiye dayimoni, rekura 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 rekura, rekura uyu mubyeyi, rekura uyu mukobwa, rekura uyu mwana. Izi mbaraga bagushizeho, nohereje imbaraga z'Imana, nohereje imbaraga z'Imana, nohereje imbaraga z'Imana. Rekoti ya sai, soria tatobe, seria kota. Yesu, bohora. Yesu, bohora. Sohora, Yesu, sohora, bohora. sohora, umureke, sohora. Urinde, wowe umureke, urinde. Izo nzoka zivemo, ngize, vamo, 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 vamo. Urahiye dayimoni, ngo umuriro w'Imana, aho ujyanye amahindura umuriro w'Imana, aho ujyanye amahindura umuriro w'Imana. Urinde wowe umuroga, urinde, urinde. Ukaziganda kwiga, urinde, urinde, urinde. Ndagutegetse.
urinde ngiye kohereza umuriro w'Imana aho ujyanye mahinduye umuriro w'Imana rimwe kabiri nohereje umuriro w'Imana urahiye vamo 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 urinde urinde wowe dayimoni urinde urinde vamo vamo sohora sohora amarozi sohora muri iyi nda vamo 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 mumureke komera Imana amashyi zamura ibiganza byawe mu izina rya Yesu Kristo. ntabwo mfite umwanya wo kubakoraho mwese iyo mbaraga igufashe igomba kukurekura mu izina rya Yesu. biri bitega byose bigomba kukurekura buri murozi wese wakuroze agomba kukurekura mu izina rya Yesu. zamura ibiganza ngiye kohereza isengesho abantu baba barimo barabohoka nawe Imana igomba kubohora ubuzima bwawe Yego. homeka amaso yawe uwo ni umuriro w'Imana uwo ni umuriro w'Imana uwo ni umuriro w'Imana uwo ni umuriro w'Imana vuga ngo Yesu Yesu. nonaha Nonaha. bohora ubuzima bwanjye bohora ubuzima bwanjye. tangira usenge ugiye kubohoka hamagara imbaraga z'Imana Yesu. hamagara imbaraga z'Imana Bohora. ntabwo uzasara Yesu. ntabwo uzamwara Bohora. ntabwo uzikorera amaboko Yesu. iyo mbaraga iri mu mugongo Bohora. izo mbaraga izo ari zo zose Yesu. nohereje imbaraga z'Imana Bohora. nta mpamvu yo kugira umwari Yesu. hari atarababa Bohora. komeza usenge ukoma amashyi Yesu. hamagara imbaraga z'Imana Bohora. repari ya sayi Yesu. soya tayaso Bohora. ya babaka bose ya bosa zoni ya taya Bohora. zamura ibiganza byawe Yesu. hamagara imbaraga z'Imana Bohora, bohora. Imana irakubohora Yesu, bohora. Imana irakubohoye bohora ubwoko zamura bwawe. ibiganza byawe usenge bohora ababyeyi mu izina rya Yesu. Yesu. peri ya sari ya baba Bohora. sheri ya Yesu. bosa ya sika Bohora. Yesu. beta ya sika Bohora. Yesu. komera Imana amashyi Bohora. Jacqueline aze hano Jacqueline aze kuza hano Imana irambwiye muri iri teraniro tega ikiganza cyawe cy'iburyo Yego. aho uhagaze hose namwe bari hakurya muzamura ibiganza byanyu Imana irambwiye ngo icyo kiganza cyawe umuntu wese uzagikoza ahagwaye indwara Imana iguhaye ubutwara azakira hanyuma icyo kiganza cyawe pesitasi gikoze kuri ubwo burwayi bwawe mu mavuta Imana yampaye Imana igomba kugukiza ubwo burwayi mu izina rya Yesu. abantu muri benshi muba muhagaze mwihangane n'igihe gito tukagura intebe mu izina rya Yesu hari abantu Imana igiye gukoraho tukagura intebe tukazajya twicara Yego. muri abantu benshi ntabwo mugomba kwicara guhagarara mugomba kwicara papa kuva uyu munsi ubuzima umazemo igihe kinini Yesu agiye kubugukuramo Haleluya. Imana igomba guhindura amateka hari abantu bafite imanza hano ndimo kwitegereza hari umudamu wazanye ubutaka buri mu gakapu ubwo butaka buri mu gakapu nabuzane hano ubutaka hari n'undi mudamu uri kureba ufite ifoto mu gikapu cyiwe ari he ufite ifoto mu gikapu cyawe yinyereke hano titara stikoteria muzamura ibiganza mwebwe aya mafoto n'ay'abana bawe Yego. uyu mwana nta rubyaro afite Oya ntawe. ntago Ntarwo. hari ahantu yanditsweho hari aho yanditsweho Gute? ndi kukubaza hari ubwo handitsweho kuri iyi foto yawe Oya. Imana irambwiye umugabo witwa Daniyeli mugobo gw'intare bari bazi ko aricwa n'intare Imana iramutabara Amen. Imana irambwiye ngo uyu mwana wawe
Enitasi uko yatabaye Daniyeli mu gobo rw'intare ni nako itabaye uyu mwana wawe. Amen. Bari baravuze ko atazabyara, Imana imuhaye urubyaro. Uyu mwana Daniyeli ninde? Nuwo mwana. Uyu yitwa nawe Daniyeli. Imana irambwiye kuva uyu mwanya umunsi ashakana n'umugore we, uranyumva? Ndi kukumva. Amazi boze bakajya kuyamena hanze ahantu uri kureba, barayaroze. Bamaze kuyaroga, kuva uwo mwanya umugore bamuzinura uyu mwana wawe w'umuhungu, bavuga ko atagomba kuzongera kuryamana nawe neza neza. Kuva uyu mwanya ukiva hano, umwana wawe Imana imubohoreye uruko. Amen. Haleluya. Kabiri, Imana iguhaye umwana w'umwuzukuru. Amen. Mbega twakomera Yesu amashyi. Aba bana bawe ntabarozi bazababona. Ibi ni ibyangombwa byeke. Barimo barayikunyaga. Barimo barayitwara ni kubitaka ari kumbwira. Ubutaka n'ubwacu. Barimo barayinyaga. Imana irambye ngo kuva uyu mwanya. Imana iki? Umuntu ufite ubutaka ndi kureba ari he? Yaje. Ni wowe ufite ubutaka? Nubwo inzu yawe nubwike? Nubwo imirima. Nubwo imirima? Umurima. Ushaka ko bigenda gute? Nari mfite ideni nashaka kugurisha. Ushaka abakiriye? Genda baraje kandi uzazana icya 10 mu izina rya Yesu. Nawe wazanye ubutaka ariko mufite kwizera wa. Nawe n'ubutaka bwawe. Ashaka ko bugenda gute? Akira, Imana izanye mukiriye. Aya mafoto n'ayande. Urashaka abakorera Imana bakizwe? Nicyo kintu ufite. Akira, birarangiye. Amen. Aya mafoto yanyu muyafate. Imana irambwe ngo buri muntu wese wafashe ifoto yiwe, icyo wayizaniye wizereye, Imana irakiguhaye mu izina rya Yesu. Icyo wayizaniye wizeye, Imana iguhaye akazi. Amen. Genda mu izina rya Yesu, Imana irayiguhaye. Tuge gusenga. Munyemerere uwo mugongo ugiye gukira mama. Zamula haleluya. Kuwa gatanu mwese muzazinduke. Uwo munsi ninge uzigisha, nzabasengera Imana kandi Imana izakora ibikomeye. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Kela azoniki ya pos be etasiso oniato. Tugire gutya. Eliya turakwakiriye mu nzu y'Imana. No muhanzi w'Imana utubabarira amasaha yaducitse. Sema amen. Buri mugabo wese uri muri iteraniro nazamura ikiganza. Buri mugabo wese, ubu uri umusore, ubu uri umugabo, uzamura ikiganza. Imana irambwiye ngo kuva uyu mwanya ryari nonaha, ryari nonaha, mwese muzamuye ibiganza. Mubari iminsi 14, buri muntu wese Imana imukuyeho ubushomeri, muhaye akazi. Icya kabiri, mwari mumaze igihe kinini musuzuguwe kubera ubuzima bwo kudatunga amafaranga. Imana mbonye buri mugabo wese yambara impeta. Imana irambwira ngo nisezeranye n'abagabo bari muri iri teraniro. Yego. Umva gatoya. Iri sezerano buri mugabo wese Imana igiye kumuha amafaranga kugira akorera Imana atari umukene bamunyuzamo ijisho. Abadamu bari hano n'abakobwa bari muri iri teraniro, Imana irambwiye ngo umubabaro wo mu ngo zanyu Imana igiye kuwibagiza mu izina rya Yesu. Amen. Imana yanyeretse amadarapo. Nabonaga iyo mwese turi mu gihe cy'icunamo, amadarapo tujya tuyamanura tukayashyira hagati, bisobanura ngo igihugu kiri mu gahinda. Nabonaga buri muntu wese uri muri iri teraniro yari afite iryo darapo. Ngiye kubona
mbona marayika, Imana yohereje buri muntu wese marayika, araza afata rya darapo ararizamura. Amaze kurizamura, Imana irambwira ngo buri muntu wese yarari mu cyunamo cy'agahinda k'ubuzima bushaririye anyuramo. Kuva iryo darapo rizamutse, Imana igukuye muri ubwo buzima irakuzamuye. Zamura haleluya. Icya kabiri, abantu bari muri iri teraniro bafite umwuka w'amadeni. Hari ibintu bigera muri bine Imana yambwiye, ngiye kuvuga nka kira Bishop Innocent. Icya mbere, kuba wafashe umwanya wawe. Hari abaturutse Butare, abandi bavuye mu majyaruguru, abandi mu Mutara. Umwanya wafashe ukaza hano Nyabugogo kwa Mutangana. Muhereze ikiganza mubwire ngo ntabwo waruje muri business. Nokuri. Buri muntu wese iri joro mu maso y'umwuka wera Imana yampaye, nawe ugiye kuzajya werekwa mu izina rya Yesu. Nawe ugiye kuzajya werekwa, abarozi babone, abakugwanya. Zamura haleluya. Kabiri, indyarya zari ku buzima bwawe, Imana irazitembereje kuzaniye abantu b'umumaro. Haleluya. Gatatu, Imana ivuganye nanje, ikijije abantu 6 sida muri iri teraniro. Bangahe? 6. Kadukomere Imana amashyi, twakira Bishop Innocent.